Adirami yinjiye mu ntambara ikomeye y'amagambo na Cristiano Ronaldo. Ati nibyo yagize kariyeri nziza twese turamwubaha, atariko ntago bivuze ko ibintu byose avuze biba ari ukuri. Ati ubusa hari umuntu yobewe ko muri Saudi Arabia abakinyi bagenda bakarya bakabyiba barwana no kugabanya ibiro byabo. Rero ntibivuze ko agomba gusebya shampiyona yacu y'Abafaransa ngo avuge ko ari shampiyona iri munsi ya Saudi Arabia. Ati uzaza ubyibushye muri Ligue 1 urebe ukuntu bigenda. Ati ba defenseur baho bakurya bunguri. Aya magambo rero Adirami ayanditse cyangwa se ayatangaje nyuma yuko Cristiano Ronaldo yavugaga ati shampiyona ya Saudi Arabia imaze kuzamuka. Ati ndetse ubu ngubu ngereranyije kabisa nshyize ku munzani navuga ko yamaze kurenga urwego rwa shampiyona y'Abafaransa Ligue 1. Wawuri umubyeyi wakora iki? Cristiano Ronaldo aragira ati umuhungu wanjye Mateo yaransesenguye arambwira ati papa rero buriya witwa Mbappe arakurusha. Anjye nti nk'umubyeyi nahise mbyanira ntabwo bishoboka mwana wanjye, atahubwo ndamurusha kubera ko ari yewe ufite ibitego byinshi. Abana ba Cristiano bajya bagira gutya rimwe na rimwe bakamuteraho ubuse, dore ko umuhungu we mukuru yigeze no kumubwira ko rwose ngo yifanira Messi, ibya papa ntago babirimo. Umusaza umupira amenya batangiye kumusesengura no mu bana byagezemo yatari cyane. Karim Benzema yavuze amagambo akomeye kuri Cristiano Ronaldo nyuma y'uko ikipe ya Al Ittihad yatsindaga Al Nassr ibitego biri kuri kimwe mu kino wabahuzaga. Bombi batsinze ibitego, Benzema yakibanje kwa 55 kwa 57 Cristiano Ronaldo arakishyura. Benzema mu kiganiro n'itangazamakuru yavuga ati mu by'ukuri byari byiza kongera guhura nawe kuko twembi twavanye kure, twakinanye imyaka 8 muri ekipe ya Real Madrid. Ati twatwaranye ibikombe, twatsinze ibitego, ati cyari gihare no kutwifurizanyije ibyiza, tunifurizanya ko amakipe yacu yazakomeza gukora ikinyuranye. Jose Mourinho utajya atinzamo yohereje umuriro waka w'amagambo kuri Pep Guardiola kabisa nyuma yo kugaragaza ifoto uyu mugabo yishimye akikomeretsa. Jose Mourinho yahise avuga ati burya ntabwo wamera uruhara ukunda ibintu ukora. Ati iyo ukunda ibintu ukora rwose ntabwo ushobora kugenda ngo uzane uruhara. Tubure kugira uruhara nibigaragaza ko akazi ufite utakishimira cyangwa se katajya kakuneza. Ati Guardiola ntazabeshye ko umupira ujye umuryohera, atabababeshya buriya. Itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu mani iri mu ijuru wakoze kutuzanira derby yoroshye muri aka karere. Tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu mugiye kubona ikintu cyitwa imirabyirabya, inkuba zirasa. Aya bonga kize yarabanje hamagara umukinnyi witwa Asanana. Kontra nshya ya Cristiano muri Al Nassr irasiga abaye umukinnyi wa mbere utembwa gatubutse ku isi, dore ko iyi kontariza no gusiga abaye umunyamigabano muri ekipe ya Al Nassr ufitemo 5%. Kontra ye iraza kuba imwemerera gufata ibihumbi 550 by'amayero ku munsi, ndetse ikaba izanamwemerera kuzaba ari umwe mu bantu bafite ijambo muri ekipe kuko azaba yemerewe kubwira ekipe abakinnyi yifuza ko yasinyisha. Cristiano ati igihe kirageze ko nkora business nkina n'umupira. Kontariza igeze 2026. Adirami yinjiye mu ntambara ikomeye y'amagambo na Cristiano Ronaldo. Ati nibyo yagize kariyeri nziza twese turamwubaha,
ati ariko ntabwo bivuze ko ibintu byose avuze biba ari ukuri. Ati ubusa hari umuntu yobewe ko muri Saudi Arabia abakinnyi bagenda bakarya bakabyiba barwana no kugabanya ibiro byabo. Ati rero ntibivuze ko agomba gusebya shampiyona yacu y'Abafaransa ngo avuge ko ari shampiyona iri munsi ya Saudi Arabia. Ati uzaza ubyibushye muri Ligue E urebe ukuntu bigenda. Ati badefenseri baho bakurya bunguri. Aya magambo rero Adirami ayanditse cyangwa se ayatangaje nyuma yuko Cristiano Ronaldo yavugaga ati shampiyona ya Saudi Arabia imaze kuzamuka. Ati ndetse ubu ngubu ngereranyije kabisa nshyize ku munzani navuga ko yamaze kurenga urwego rwa shampiyona y'Abafaransa Ligue E. Abakunzi ba Ghana zimurayi gutera Arsenal itsinze PSV Eindhoven ibitego 7-1 kabisa ari umugoroba mwiza muri UEFA Champions League kaba kandi yatsindaga imikino 5 yikurikiranya. Iba ikipe ya mbere rero ishoboye gutsinda ibitego 7 hanze yo mu rugo. Real Madrid nayo yatsindaga Atletico Madrid Santiago Bernabeu ibitego 2-1 yigaragaje cyane. Brahim Diaz watsinze igitego cya kabiri. Ligue Marcelo uyu mukino yawurebye. Indi mikino Lille na Borussia Dortmund banganyije igitego 1-1 mu gihe ya Aston Villa yatsindaga ikipe ya Bridge isanze mu rugo ibitego 3-1 byari ijoro ry'abagabo guys mubibonye mute. Adirami yinjiye mu ntambara ikomeye y'amagambo na Cristiano Ronaldo. Ati nibyo yagize kariyeri nziza twese turamwubaha. Ati ariko ntabwo bivuze ko ibintu byose avuze biba ari ukuri. Ati ubusa hari umuntu yobewe ko muri Saudi Arabia abakinnyi bagenda bakarya bakabyiba barwana no kugabanya ibiro byabo. Ati rero ntibivuze ko agomba gusebya shampiyona yacu y'Abafaransa ngo avuge ko ari shampiyona iri munsi ya Saudi Arabia. Ati uzaza ubyibushye muri Ligue E urebe ukuntu bigenda. Ati badefenseri baho bakurya bunguri. Aya magambo rero Adirami ayanditse cyangwa se ayatangaje nyuma yuko Cristiano Ronaldo yavugaga ati shampiyona ya Saudi Arabia imaze kuzamuka. Ati ndetse ubu ngubu ngereranyije kabisa nshyize ku munzani navuga ko yamaze kurenga urwego rwa shampiyona y'Abafaransa Ligue E. Ninjye mukinnyi wa mbere mu mateka ya ruhago, ndakomeye, ndihuse kandi nshobora gutsindisha umutwe wanjye, natsindisha akaguru k'imoso ndetse natsindisha akaguru k'indyo. Ushobora gukunda Pele, wakunda Messi, Maradona, ibyo ndabyumva ndanabyemera, ariko imibare ntabwo igibeshya. Ninjye mukinnyi wa mbere ku isi. Aya ni amagambo ya Cristiano Ronaldo ku mugoroba ubwo yaganiraga na El Chiringuito, anagaruka ku kuba ashobora gutsinda ibitego 1000 cyangwa se ntabitsinda. Ati ibyo ngibyo nta kibazo bintwaye. Ati icyo nzi cyo nuko amateka azanyibuka nk'umukinnyi wa mbere ku isi.